Abantu mukurikira Dr. Richard Official mbanje kubasuhuza. Ndagira ngo uyu munsi tuze kuganira cyane cyane dusubiza ikibazo witwa Mutesi Scovia yabajije. Yaravuze ati yarari mu kiganiro ari kugaruka ku byo umuganga w'Ikanombe ubaga icyo bita plastic surgery, icyo yari yagarutseho avuga ati bigendanye no guhindura imiterere y'umuntu, yaba ari uguhindura amabere, ikibuno, gukuraho inda n'ibindi. Ariko agera avuga ati ese abaganga mutubwire ibigendanye no kubyara, uyu umuntu abyaye neza cyangwa se abyaye abazwe, ibyiza mu by'ukuri ni ibihe? Ndagira ngo wenda tufate uyu mwanya hanyuma tugire icyo tubivugaho. Ariko mbere yuko tuba twagaruka cyane cyane kuri iyo ngingo, ndagira ngo munyemerere mbanze mfate umwanya nshimire abantu bakomeje kutwereka yuko mu by'ukuri badushyigikiye. Murabizi ko mu minsi yashize twashyizeho kode ya MomoPay kugira ngo abantu badufashe tube twagira intambwe dutera, tuve ku rwego rumwe tujye ku rundi, ariko dukomeze kubaha amakuru meza. Abantu rero batangiye kubibona no kubikora bavuye ku mutima, ari ubohereza 100, ari ubohereza 200, 500 se, ayo yose turayakira. Kandi mu by'ukuri turabizeza yuko uko azagenda agwira tuzabereka icyo yagiye adufasha kugira ngo tuve ku rwego rumwe tujye ku rundi. Ni muri uru rwego rero turi gushimira abantu bagiye batandukanye, barimo witwa Eric mushimira Imana niba ntabivuze nabi. Ntekereza yuko rwose Imana ibaha umugisha, isubize aho mwakuye. Hanyuma abandi bantu ntarenze ingohe ngomba gushimira ni abantu bakomeje gukora subscribe kuri channel yacu ya Dr. Richard Official. Abantu bakomeje kutwereka urukundo, bakomeje kutwereka ko mu by'ukuri bashobora kuba bafashwa n'ibyo tuba twakoze, ari nabwo dukomerezaho no kubasaba rero ibyo mwakunze. Ushobora gukora comment, ukaba wagira ibindi bintu utugiraho inama, cyangwa se ukagira ibindi bibazo ushobora kuba watubaza mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kurushaho gushyigikirana nk'umuryango nyarwanda. Muraho neza, uhaye ikaze kuri Dr. Richard Official. Urubuga rwacu kandi rwanyu ruharanira gusangiza amakuru afatika, acukumbuye kandi meza ku buzima bw'abagore. Dutanga inyigisho zizewe zigamije gukura mu rujijo kuri byinshi byerekeye ubuzima bw'abagore. Waba ushaka kumenya byinshi ku bijyanye no kwitegura gusama, kuboneza urubyaro, cyangwa gusigasira ubuzima bwawe nyuma yo kubyara, tuzahora tuguha amakuru meza kandi afatika. Dufasha buri mugore wese kubona ibisubizo by'ibibazo by'ingenzi bitajenjetse, bityo ubaye ushaka kudutera inkunga mu bikorwa byacu byo gukwirakwiza amakuru n'ubumenyi nk'ubu bushingiye kuri siyanse, ushobora gushyira inkunga yawe kuri kode ya MomoPay igaragara kuri screen yawe. Inyigisho zacu ziragutegereje. Dushyigikire kugira ngo ubuzima bw'abagore bukomeze kuvugwa kandi buvugwe mu buryo bwa nyabwo bwa siyanse kandi buhamye. Wikihanganira gusigara inyuma, inkunga yawe ni ingenzi. Murakoze cyane. Twihuse rero reka twinjire muri ya topic yacu y'uyu munsi, dusubize ikibazo mugenzi wacu Mutesi Scovia yabajije ati se abaganga batubwire kubyara neza no kubyara ubazwe, ibyiza ni ibihe? Ibibi muri hangana, ibyiza ni ibihe? Ibibi bya buri kimwe muri ibyo ni ibihe? Ese umugore yagirwa inama ki igihe umwana na nyina bombi bameze neza? Ese birakwiye yuko umuntu ajya kwisabira kubyara abazwe? Ndagira ngo rero twinjire muri iki kiganiro dutya, mbabwire ni mu by'ukuri nubwo bizwi ko igise kiryana, nta cyiza nko kubyara ibyo twita kubyara neza. Donc kubyara mu buryo buri naturel, nta cyuma kigukozeho, kuko abenshi uzasanga ko nka nyuma y'isaha, nyuma y'amasaha 2
ubu usanga umugore yamaze kongera gukomera ashobora guhaguruka akava hamwe akajya ahandi, yewe rimwe na rimwe nyuma y'amasaha 6 biterwa na protokole za buri gihugu urimo se cyangwa se ibitaro wabyariyemo. Burya hari naho nyuma y'amasaha 6 yonyine baba bashobora kugusezerera ukitahira, kubera yuko ibyago byo kuba wagira ibibazo bikurikira nyuma yo kubyara ku muntu wabyaye ibi twita kubyara neza biba ari bike cyane. Hanyuma kubyara ubazwe mu by'ukuri bigira ibihe byago? Ese kubyara neza byo bishobora guteza ibihe byago? Ni izihe ngaruka? Ese wabigereranya ute? Ibyo nabyo reka mfate umwanya mbivugeho. Kubyara ubazwe, mbere na mbere reka wenda tujye mu buryo bwo kubisobanura akantu ku kandi, ukuntu bitegurwa kugeza ubazwe, kugeza umwana avuyemo, hanyuma n'ingaruka zishobora kugendana na buri step. Hanyuma icya mbere urabizi ubugomba ubwo twanyuze muri step zindi zose zo kuvuga ngo waje mu bitaro turagusobanurira, usinya ibyo bita consent, hanyuma urangije gusinya ujya mu cyumba cy'ibagiro nyine, ujya ku gatanda babagiraho, hanyuma turatangiye. Ikintu cya mbere rero kibaho ni ukugutira ikinya. Ni ukuvuga ngo kugutera ikinya hari ibinya by'ubwoko navuga nka 2. Ni ikinya cyo mu mugongo, donc kimwe batera mu mugongo, hanyuma guhera ku mukondo kugenda kumanura amaguru byose ukumva nta kintu uri kumva. Hanyuma icyo kinya bagitera mu mugongo, ahandi uba uri muzima nta kibazo, ariko nacyo gishobora kugira ingaruka zacyo bitewe n'impamvu zitandukanye. Ni ukuvuga ngo kwa kundi bamaze gutera ikinya hari igihe gishobora nababwiye yuko ubundi kiba kigenewe gufata guhera ku mukondo kumanuka. Hari igihe rero kirenga kikaba cyafata hejuru y'umukondo. Ni ukuvuga ngo iyo gifashe hejuru y'umukondo ubwo nibwo gishobora kugera kuri diaphragm cyangwa se ku gicamakoma. Iyo gifashe ku gicamakoma rero umuntu ntago aba gishoboye guhumeka. Ibyo bishobora gutuma umuntu ananirwa guhumeka, nyine ukumva bisa nkaho bakunize, bityo ukaba wanahaburira n'ubuzima. Ikindi buriya iriya miti bakoresha batera ikinya ishobora gutera umuntu kugira umuvuduko w'amaraso muke cyane, ibyo bita hypotension, bityo nanone bigateza umutima kunanirwa gusunika amaraso, bityo nabwo bikaba byatuma umutima uhagarara. Ikindi hari ibintu abantu benshi bagiye babona mu bitangazamakuru hirya no hino, hari inkuru zagiye zivugwa mu minsi yashize. Ntabwo ni butangaza ibitaro ngo nibiye cyangwa se byagenze bite, ariko hari igihe bishobora kuviramo umuntu kuba paralize mu buryo bwa burundu. Ibyo ni ibyago bishobora kuba byaba inkurikizi ya wa muti cyangwa se ya miti ikoreshwa mu gihe cyo gutera ikinya cyo mu mugongo. Ikindi kinya gishobora gukoreshwa ni ikinya kiri general. Kuko ngo ikinya kiri general ahanini aba ari imiti batera mu nshinge, donc mu mutsi, hanyuma hakaba hifashishijwe rero n'indi myuka yabugenewe ukahumeka, bityo ugahera ko usinzira. Icyo gihe ibyo bakora byose bakabikora usinziriye. Reka twinjire rero mu gikorwa nyirizina cyo kubaga. Igikorwa nyirizina cyo kubaga gikorwa gite? Ni ukuvuga ngo igikorwa cyo kubaga turabanza tugahanagura na liquide zabugenewe, cyangwa se donc ni uburyo bwo gukora isuku ku nda ahari bubagwe. Hanyuma twarangiza haba hari ahabugenewe nyine ubona ko hashobora guteza ibyago bikeya, byaba ibyo kuva, byaba ibyo kuba hagira inkovu idasa neza nyuma yo kubyara, ndetse n'izindi ngaruka zindi zishobora gukurikira kubyara. Ubwo ni ukuvuga ngo hamwe ujya ubona abantu bakora bakase mu gihe cya cesarienne, ni uko biba byaragiye byigwaho n'inzobere cyangwa se n'abahanga, bakemeza yuko aho gukata n'uburyo bwo gukata ni aho ngaho. Hanyuma rero turakase, ni ukuvuga ngo twinjira ukata uruhu ruba rukurikiwe n'ibinure nabyo ukabyinjiramo, ugahita ugera ku mukamba w'inda nawe ukawutandukanya, ugahita ugera ku mikaya yo kunda, imikaya yo kunda nayo urayitandukanya ukinjira mu nda mindani. Hanyuma hakaba hari akandi gahu koroshye mu ndimi z'amahanga bakita peritoine, ntabwo ndabona uko bakita mu Kinyarwanda. Peritoine nayo ubwo ufite uko yitandukanye ukoresheje intoki, yo ntisaba gukata. Hanyuma tugahera ko twinjira tugera kuri nyababyeyi. Iyo ugeze kuri nyababyeyi rero nayo urayikata, hari uburyo bwabugenewe nyine, ntago wenda ndi bwigisha medicine cyane, ariko ndagira ngo mbibabwire mu ncamake. Nayo urayikata ukoresheje
kariya kuma kabugenewe nyine, hanyuma ukinjiramo ugahura n'ingobyi ziba zitwikiriye aho umwana ari ndetse n'amazi y'umwana, izo nazo ukazikata, hanyuma ukinjiramo ukagera ku mwana ukamukuramo. Icyo uhita ukora ni ukumutandukanya na nyina, hanyuma warangiza ukamukura muri nyababyeyi, ari nako umukura mu nda. Muri rusange haba hari abiteguye kumwakira. Ubwo icyo gihe uhita ugenya urureri. Iyo umaze kurugenya, icyo gihe uhita hari umuti bita ocytocine uhita umutera, cyangwa se sinaho umutera, kuko wowe uburyo uba wambaye ntabwo biba bikwemera kuba wagira ibindi ukora hanze yaho uri kubagira. Ubwo ni ukuvuga ngo ni abandi baba bari hanze, baba bari kugufasha bakamutera uwo muti. Bamara kumutera, icyo gihe n'iya nyuma ukayivukisha cyangwa se ukayibyaza. iya nyuma iyo ivuyemo icyo ukora duhita dukora navuga nk'agasuku muri nyababyeyi, hanyuma warangiza tukayidoda, tukayidoda dukoresheje indodo zabugenewe ziba zitazakurwamo ahubwo zigera igihe zigahwana n'umubiri. Hanyuma iyo umaze kudoda nyababyeyi ubwo ni ngo baba banayikuyemo ubidodera hanze, warangiza ukayisubiza mu nda, warangiza ukagenda uterateranya hahandi hose wagiye unyura winjira. Ni ukuvuga ngo uhita ukurikizaho umukamba w'inda nawe ukawuhuza ukoresheje indodo, hanyuma warangiza ugahuza bya binure nabyo, warangiza kubihuza ugahita uzamuka ukongera ukadoda uruhu. Bivuze mu minota mike, ariko cesarienne ubundi umuntu ufite experience uyikora neza nta zindi ngaruka ashobora kugutera, ubundi aba agomba kuyikora hagati y'iminota 40 n'isaha. Ni ukuvuga ngo ni operation itoroshye, ntumwumve mbivuze ntyo ngo mugire ngo ni ibintu biraho byoroshye. Ni operation itoroshye, ni operation iba igomba gukorwa n'umuntu ubyizeye ko abizi, kubera yuko cyane cyane iyo tugeze kuri nyababyeyi nibwo ibyago ku mubyeyi n'umwana biba bimusatiriye gute. Ni ukuvuga ngo nyababyeyi mu gihe umwana amaze gukura, ubwo ni ukuvuga mu gihembwe cya 3 cyo gutwita, nyababyeyi ibinyubwamo n'amaraso arenga mililitiro 750 kuri buri munota. Ni ukuvuga ngo ayo ni amaraso agera kuri nyababyeyi avuye ahandi hose atembera mu mubiri, cyangwa se avuye no ku mutima agera kuri nyababyeyi ku munota. Ni ukuvuga ngo rero uramutse wibeshye ya mitsi, hari imitsi minini igemurira nyine nyababyeyi, iyo mitsi bakayita arterie uterine cyangwa se uterine arteries. Ni ukuvuga ngo uramutse ugize gutya ukagira uwo ukata wibeshye, cyangwa se kubera kutabimenya cyangwa se kwihuta cyane, bishobora kuba byaviramo umubyeyi gutakaza amaraso menshi y'ikirenga mu gihe gito, bityo akaba yanahasiga ubuzima. Ubwo rero ariyo mpamvu mvuga nti biba bigomba gukorwa n'umuntu ubizi, ubyizeye neza, wizeye neza ko azi icyo twita anatomy, imiterere y'umubiri w'umuntu, hanyuma akaba azi ngo aha ngomba kuhakata, aha simpakata, cyangwa se aha ndabigenza gutya na gutya. Ngayo nguko urumva rero, ubwo mbabwiye mu ncamake uko cesarienne ikora. Ingaruka rero zirihe? Ingaruka za mbere ni izo ngizo nari nkubwiye zo kuba wakata imitsi itari yo gukatwa, bityo ukaba waviramo umubyeyi gutakaza amaraso menshi atari ngombwa. Rimwe na rimwe binagorana kuba iyo mitsi yadodwa, kuko urumva uburyo ibidudubiza mu rwego rwo kugira ngo ubashe kuba wayidoda uhagarike uko kududubiza, ntabwo ari ibintu biba byoroshye mu by'ukuri. Abenshi bashobora kuhazaharira cyangwa se bakahatakariza ubuzima. Ndagira ngo wenda mbagezeho kimwe mu byo nasomye mu bitabo by'ubushakashatsi. Nabonye kera cesarienne ivumburwa, yavumbuwe ahagana mu kinyejana cya 18, nyuma mu kinyejana cya 19 mu Bufaransa nibwo batangiye kujya nabo bagerageza gukora cesarienne, ariko hari iki cyegeranyo cyagaragaje ko ubundi cesarienne bagomba kuyikora gusa ku mugore babona ko agiye gupfa, kugira ngo nibura barebe yuko baramura uwo mwana. Hanyuma mu Butaliyani baza gushyiraho itegeko, baravuga bati ese nta kuntu cesarienne yakorwa n'ubundi umugore ari muzima, ariko n'umwana nawe bakaba mu rwego rwo kugira ngo bafashe n'ababana bataje neza. Hari ukuntu umwana ashobora kuza akaza yitambitse, bityo
ntavuke ntibishoboke ko avuka, bikaba byatuma ubuzima bwa nyina n'ubw'umwana byose bihatakarira. Bityo cesarienne aho ngaho yari ije gufasha mu by'ukuri kugira ngo ubuzima bw'umwana n'umubyeyi bibashe byombi kwitabwaho. Ngayo nguko. Hanyuma mu Bufaransa nabo bagize ngo bashyireho iryo tegeko nk'uko mu Butaliyani bari babigenje, haje kuba ikibazo cy'uko abantu mu Bufaransa bagiye babona cesarienne iri guhitana hafi buri mugore wese uyikorewe, ubwo ni ukuvuga hafi ku kigero cy'100%. Icyo gihe barabihagarika, ariko abakora ubushakashatsi bo ntibahagaze, bakomeje gukora ubushakashatsi kugeza aho mubona bigeze uyu munsi. Ariko ntibivuze yuko n'ubu ngubu cesarienne ari operation twavuga ko iri safe cyangwa se itagize ikitwaye, kubera yuko igiye ifite ibindi bibazo bindi bishobora kuza biyikurikiye. Aha navuga cyane cyane ububabare. Ni ukuvuga ngo umugore wakorewe cesarienne aba agomba kongerwa n'indi miti igabanya ububabare. Unyumve neza, ni ukugabanya, ntabwo ari ugukuraho ububabare, ku buryo ashobora kumara igihe hagati nibura y'ibyumweru 2 n'ukwezi afite ububabare ubusanzwe udashobora gusangana umugore tuvuga ko yabyaye neza. Icyo wenda twavuga akurirwaho n'ububabare bw'igise, ariko ubundi bubabare bwose abugira nyuma yo kubyara, yewe yaranatashye ari mu rugo. Icyo gihe nibwo ubwo bubabare abasha guhura nabwo. Hanyuma ikindi ni infection rero zishobora gufata ahantu hagiye hatandukanye, zishobora gufata muri nyababyeyi ubwayo, bikajya bishobora gutuma abona mu gitsina havamo ibimeze nk'amashyira. Hanyuma zishobora gufata umukamba w'inda, bityo bikaba byatuma agira icyo twita imisuha cyangwa se hania. Hanyuma ikindi ashobora kugira infection muri bya binure, nagiye basobanurira ahantu tuba twanyuze iyo turi kubaga. Ni ukuvuga ngo muri bya binure naho ashobora kuba yagiramo infection. Hanyuma no ku ruhu nanone naho ashobora kuba yagira ibyago byo kugira infection. Ntago ndi bugende mbabwira pourcentage, ariko nazo zirahari. Ni ukuvuga ngo infection zigenda zifata nyine umuntu bitewe n'izindi facteurs zindi zitandukanye. Ntago ari ukuvuga ko wabazwe wese izo infection aba agomba kuzigira. Mu nyumve neza, facteurs zirahari zindi zishobora kugenda zibigiramo uruhare, ariko nanone uwabazwe niwe uba ufite ibyo byago cyane kurusha uwabyaye neza, cyane ko we aba afite ibyago bya hafi ya ntabyo byo kuba yagira ubwo bwoko bwose bwa infection uko twagiye tubuvuga. Ibindi byago rero umuntu wabazwe ashobora kugenda ahura nabyo, ni ukuvuga ngo ni nyuma noneho yo kubyara, yarabyaye nta infection yagize, hanyuma bibaye ngombwa yuko yongeye kuba yabyara. Uwo muntu wabyaye abazwe ubushize ashobora kugira ibyago by'uko inda noneho indi ikurikiyeho igihe igiyemo ishobora kuba yajya ahatari ngombwa cyangwa se ahita agomba kujya, ibyo twita grossesse ectopique. Ni ukuvuga ngo ectopic pregnancy icyo gihe ishobora kubaho bitewe n'uko nanone yandashyashije ishobora kujya kwitera cyangwa se ibyo twita implantation ikajya mu nkovu y'ubushize, bityo icyo kikaba nacyo cyaba ikibazo kunda ikurikiyeho. Hanyuma ikindi kibazo kindi ni ukuba ageze igihe noneho cyo kubyara, amahirwe yo kuba yasunika cyangwa se yagira ibise bisanzwe noneho ngo abyare neza, burya aba yaragiye agabanuka, kuko byongera ibyago byo kuba nyababyeyi noneho yashwanyuka. Handi hari harabazwe ntabwo haba hakomeye cyo kimwe nk'umubiri usanzwe utarigeze ubagwa, bityo iyo hajemo igisebe akanasunika bishobora kumwongerera ibyago by'uko nyababyeyi ishobora gushwanyuka, noneho bikaba byatuma ubuzima bwe burushaho kujya mu kaga, bitandukanye n'undi mugore wese utarigeze ubagwa. Hanyuma reka wenda tubigarukira aho ngaho, ariko mu by'ukuri mu ncamake nk'inama ya muganga ubasha kunyumva nyumve, wakwihanganira ububabare bw'igise bw'umunsi umwe, ariko bukurinda ibindi byago byose bishoboka bikunda kuba ku bagore babyaye babazwe, ariko ukemera ukabyara neza. Niba umwana wawe nawe mumeze neza, muganga akubwira yuko bimeze neza, ihangane ubyare, kuko nyuma yo kubyara
Imana ifite uko yabigenje, uhita rwose wumva umeze neza, rimwe na rimwe ugasa n'ubyibagiwe bya bindi byose waciyemo, ugatangira guha urukundo umwana wawe. Ngaho nguko rero ibyo Mutesi Scovia yari yibajije, ni uku nguku tubashije kuba twabinyuramo mu ncamake. Uwagira ikibazo icyo ari cyo cyose ashobora kutwandikira kuri mubuzima1@gmail, muri hangana mubuzima1@gmail.com, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp yacu 0786533343. Ikindi dukomeza kubashishikariza kuba mwatugezaho inkunga yanyu kugira ngo tubashe kuba twagera aho tuva n'aho tugera, ariko aya makuru mukajya muyabona kandi mukayabonera igihe. Ikindi mukayabona mu buryo buri professional, cyangwa se mu buryo namwe bubanyuze nk'abantu mudukurikira. Turabashimiye, tukomeza kubasaba kugira ngo mukore subscribe, mujye musangiza bagenzi banyu ibiganiro byacu kugira ngo bigere kuri benshi bashoboka. Aya makuru ntakihereranwe na bamwe, kuko ndizera neza yuko twese tuyakeneye. Murakoze rero, murakarama. Iyi ni Dr. Richard Official, njyewe nari Dr. Richard, ari nitwe muganga wanyu, muganga w'abadamu. Murakoze cyane. Icyitonderwa, iki kiganiro ntago gisimbura ku kuba wagana abaganga babifitiye ububasha kugira ngo babashe kuba ari bo baguha amakuru ya mbere yizewe, bityo tukaba tugushishikariza ko amakuru uri bukure muri iki kiganiro ataba ari yo ushingiraho ufata ibyemezo, cyane cyane biri ku buzima bwawe. Nta muganga wemewe wa leta wahuye nawe kugira ngo abe ari we ukugira iyo nama. Murakoze, mugira amahoro.